muzamwigisha abana banyu ibyo bintu muzamwigisha abana ko ari abakongomani cyane ahubwo bo none nabonye basigaye babizi mu bikuru uzi hari igihe ureba ukabona umwana nagaye ko buriya kuba umunyagihugu tabisa naco ku rugero nk'ubuhanga ashobora kuba afite amafaranga menshi pe yo kubaka inzu ariko sinoyubaka niba wamashije uzomkoreho tujane afimede wewe uracyari reka nakubona uracyari kureba tukakwibwira kurabona ndi no gute uracyari hano wowe ntopfa kurekura kurashaka ngo ngume hano mikorovu kandi nzi wacu sinoyifata nza numva nkunda ubwoko kumva nyine n'iby'agaciro kagute ariko ndi turukambesheja muri wacu ni umunyamugi cyane nayo ni ukuri arashaka ko akunde aza kurusha ibintu cyane aza kurusha ibintu ariko ari n'ukuntu bene ibyo bintu biba nko mu maraso ndagira ngo navuze hari ukuntu biba mu maraso mu by'ukuri nyine ukabyiyumvamo atari ibintu wikora ukisanga ariko abantu bakabikubona ya rusake ntiyabeye nawe uri idubu ntiwatubonye idubu cyane ntabatubonye hariya twagiye mwari mwagiye kugira gute duhera nabonye video muryamye mwarambaraye mu misozi bimbaza n'ijubisi bimbaza n'ijubisi byagenze gute byaje biti mukuri kose umuntu nyine wumvaga hari n'igihe umuntu yumvaga nibyo koko cyangwa sibyo ariko nyine biza kuba impamo hanyuma aho umuntu wese yarari hari umuhaguruka akiterera mu nzu ugafata telefone nyine ugatangira kuvugisha abana si ibi bintu nibyo koko nibyo nuko mu by'ukuri imitima yuzura ibyishimo dushima Imana kubyikoze niyo ya mbere twaje gushima kuko mu minembwe bizihije Noel ejo bundi nyuma y'imyaka myinshi batazaba bamenya ngo Noel biza bigenda gute bakabatera kuri Noel mwabyakiriye gute Noel na bonane by'iwacu utarabibayemo ukumva abantu ntibabyijihije hari igihe utabishikira ukumva ntiwoshikira ubwo buremere neza Charles umusirimu iyo bavuze nk'umuntu ni umusirimu uza wumva iki ndaramukije nshuti bakunzi ba Afrimedia Live aho muherereye hose ku isi ndizera neza yuko muri amahoro mumeze neza mushima Imana reka nkwifurize Noel nziza nubwo tuyirangije n'umwaka musha muhire umwaka uzakubere uw'amahirwe Imana izagukuzuriza ibintu byose utekereza ariko kandi nkunda kuvuga ngo ikugenera ibigukwiye kuko hari ibyo dusaba iyo ikaduha ibindi ibona bidukwiriye uyu munsi kuri Afrimedia Live ndi kumwe n'abamama beza b'abarwanashaka b'abayobozi mbita aba influencer aba influencers buri abayobozi b'influencing society nubwo ico sound uko bisounding aba influencers n'abari kuri social media n'ibindi ariko nubundi mwe muri hose cyane bikwaye kobye kopoa meze neza finally muri Afrimedia Live finally turahageze birangiye tuhageze one comment mpereye kuri wewe harya so nubwa mbere ugeze hano n'ubwa mbere ngatubwire by'umwihariko abantu bageze hano bwa mbere dukunda kubabaza ngo niki banenze nta na kimwe byose twabishimye bimeze neza Charles ngo bimeze biti ewana ni bidasanzwe tunenge nudushima umutuma tutabona ibyo dukosora sinoramba nenga kuko ndabakunda kunda Afrimedia cyane kutuvuze ka cyane gahise kinjira hasi abakunzi ba Afrimedia Live ndabaramukije cyane mubonye ko hari n'abandi nabo aba ni aba Afrimedia family bari muri party yayo kimwe nawe rero anyway reka dutangire mwibwira abantu kugira ngo twinjire mu kiganiro ariko byibuze bazi ngo muri bande bahera
kaduhere kuri hera kuri wowe uri hirya. Okay. Murakoze cyane kutwakira hano kuri Afrimedia. Amazina nitwa Kirenga Ange. Ndo mama ndubatse. Nkunze sinashobora kwibwira n'ikinyamurenge. Ariko noneho natekereje ko ndi bukivuge. Akenshi sinza nkunda kwibyibuka kuko bibwirana mu kinyamurenge. Ariko uyu munsi nabigambiriye. Ndi umukobwa w'abasinzira mu nzu y'abashombo. Ndi umwuzukuru wa Mushishi. Twirwaneho wa mbere mu bwoko. Uri umwuzukuru wa Mushishi? Ndi umwuzukuru wa Mushishi. Reka. Shatswe mu Turambo. Iwacu ni mu Bijombo. Shatswe mu Turambo. Ese bazavuga ngo kwa shefu Muhire mu bami. Ubwami bwo mu Turambo urabuzi. Ni kwa shefu. Naho nshatswe. Murakoze cyane nishimiye kubwira hano. Ndabakunda cyane Afrimedia kugera hano neza ukabidubu cyane. Kabidubukanye. Ndidubukazi ya hano Kasarane hafi ahangaha hirya. Tea lady. Kwasiga ibiti. Ari gusiga ibiti. Naje hano ko umunyamuryango wa Afrimedia niyo mpamvu mbashaka ko kwigiza ibiti cyane. Ugasiga ibiti. Kuri Afrimedia ibyo biti turabizemera ku muntu bifite noneho by'umwihariko nkawe turaje tubigarukeho. Sawa murakoze cyane mugenzi wanjye nawe yakomeza. So murakoze kutwakira hano. Ni ibyishimo kwisanga hano. Afrimedia turikurikirana cyane. Turi abafana muri make. Abakunzi. So dukunda kabafana cyane. Kaza kaba kumupira. Ubukunze warangiza ukanafana cyane. Sibyo? Iyo umuntu akunda umupira uranawufana. None natwe rero turafana Afrimedia cyane. None rero amazina yanjye nitwa Mubyeyi Aline, ndi umumama w'abana 5. Ufite abana 5? Ufite abana 5 ndakuze cyane. Really? Suko. Ufite abana 5? Ko ntarembizi. Ako sinarikazi. Ko siza kuzi. Usitakazi. Niba ndi muramu wawe, niba ndi nyoko ukwe. Ese aya tuzite ko ari gute dufate rimwe muri ayo ngayo ariko hano kuri Afrimedia ntirikora ahangaha hano n'aba Afrimedia nibo bazabakora hari nk'igihe na postinga nk'abongera nk'abantu mbese abantu bafite amasano ya bugufi none bakambwira ngo abakwe ngo bakazana Afrimedia igira bakazana igira umurara. Anyway ni nk'ibyo so kuri Afrimedia tugira umurara tugira ubwoko turi abanyafrika cyane. Bede ku bantu batabizi ubwo Afrimedia naho vision nini yacu iva kuri Afrika. So we Africans turi proud yo kuba abanyafrika cyane. Byo bigeze aho ngaho rero umuntu agahita azana akadusubiza iriya gusubiza inyuma. Anyway reka mbanze mpere kuri Tea Lady. Yego. Uvuze umuntu ukomeye muno dusa nkaho umuntu uzumvisha umuzi cyangwa se ukuze umuntu uri baye nk'ukuze nko guhera mu kigero munsi yanje buke kuzamura. Iryo zina byanze bikunze ararizi. Niki ushobora kubitubwira? Inde Mushishi. Ahubwo abari hejuru yawe ukazamura nibo bamuzi. Buri abantu batoya ntibo mumenye. Kandi naje mvuga ko kuki namumenye ko bamuvuze nkamumenye. Nyabuna kuvuga ngo abari hejuru yawe nibo bamuzi cyane. Oya n'abari munsi yaje bukeya bamumenye zanze bikunze kuko ntiyapfuye. Oya Sizo niyo mpamvu tekereza ko n'abato bamuzi. Oya tuvuga ko kumenya wewe
wewe ni amaraso ariko we yari yararenze umushombo. Mushishi nk'utubwiraho bukeya amakuru ni kumuzi. Mushishi ni sogokuru. Waramubonye? Se wa data sinamubonye. Ariko icyo muziho barakuganirije n'amateka banganirijeho nuko yari intwari kandi yo muri twirwaneho. Niwe wazanye twirwaneho mu gihe ngo camurere. Abajenesi babateye barababwira ngo nta kindi urumva ntantwaro bagiraga. Wenda imbunda masabenuko. Hanyuma azana ijambo ryo kwirwanaho kugira ngo ubwoko bubeho. Atekereza ko atagomba gushira. Aravuga ngo rekaga ategeka abantu nyine abumvisa kwirwanaho. Yirwanaho yanirwanyeho nicyo cyamuhitanye. Birwanaho niyo mpamvu tukiriho. Nuko icyo gihe birwanyeho baguma mu gihugu. Mushishi rero ni intwari ikomeye cyane mu bwoko bw'Abanyamurenge. Uzwa kubigendera? Ayiwa Jesus. Inzo mbigendera cyane. Kandi bimba mu bimba mu maraso. Iyo bigutemba muzumva nka gute? Nza numva byatumye nkunda ubwoko. Nza mbona nyine ko ari byamushishi byagumye kuntembamo. Nza numva nkunda ubwoko. Kumva nyine ni by'agaciro. Kagute? Ariko di turukambeshesha ko ndashaka muvuga neza bimurimo mugani ngo ya Rusake yavuze ngo ibitse ngo biba biyirimo ndabitse rero bimurimo byamushishe twobishobora ngo twobivuga ngo tubirangize. Komeza ikiganiro ariko nuwo niwe mushishi. Byarakwandukiriye? Byaranyandukiriye birantwara uko usijuriwe. Nibyo muri wewe? Nibyo murinje. Umushishi murinje. Umuze? Bameze bite se? Meze neza nta kibazo. Natuje. Ku muntu utakuzi uri umusitari wari ubizi? Ku bijyanye n'iki? Nicyo nari ngiye kubaza. Kugira ngo umuntu utakuzi atubwire ngo tubwire ngo uri umusitari muki. Uzuhitinga mu biki? None se ahubwo wambwira amakuru nahitinze gute? Hari ukuntu usanzwe n'ukuri nta ubusitari buhe. Ndi umuhanzi se, ndi umuhanzikazi, nta birenze. Dusobanurira abantu bari muri comment bakitubona gutya babona umusitari muri twebwe ari isi. Bitubwire, muze kubitubwira neza rati. Hari ukuntu ubereye kuba uri nk'umusitari. Hari ukuntu ari umuntu wavuze hari ukuntu uzubona umuntu ugahita ubona ukamubona bwa mbere mwari ukabona hari ahandi wari waramubonye ngo hari indi si bari nanjye ariko meze nawe usa nkaho hari nk'ubusitari wabanje kugira tutari kubona kuri ntabwo gusa ndasabana gusa cyane ndasabana mu bantu nkunda abantu ni iyo character yanjye ariko nta bindi birenze n'ukuri ubusitari. Hanyuma ubigenza ute kugira ngo ukomeze ube gutyo? Mbajije uratuye ufite abana 5. Umumama ufite abana 5 mbaye nkureba gutya navuga ko ifite nk'utwana nka 2 wenda. Sizo challenge kanisi nijo biboneje nyine. Oya nanje niko muzi. Bigenda biti kugira ngo wewe ubigenza ute kugira nyine ngo umeze gutya kutozi okay katuganire. Umuntu ufite abana 5 muri societe yacu azama yifata nk'umukecuru azakecuru. Wewe bigenda gute mukomeze ube? Oya nta kundi bigenza. Ugomba kwiyitaho ukiyitaho nyine ukareka kwisazisha kuko iyo wisazishije birakunda biraza. Rero icyo gihe uyitaho nta myaka ijana ahubwo ukabugwanya kandi dufite kuburwanya gutyo kugeza budutsinze. Reka ukomeze tuburwanye. Utinya ubukecuru cyane we
Mana yanjye we nibuza nyine nzemera ariko uzaba mugesheje kure kugira ngo mbyemere ukwitse nukuri manika amaboko ate uranshoboye reka mbyemere ariko mu gihe bitaraba uko wirekuye byakunda ukamusaza nyine bakumbwira aka background kawe bukeya wakuze gute gukura ngiye gukura nyine nakuze bisanzwe nukuri nk'abandi nakuze bisanzwe nyine nk'abandi bose ariko nyine uko ugenda ukura rero nicyo gihe ariko cyane cyane nyine ngenda natangiye kwitaho ndi umumama nicyo gihe nyine natangiye kwitaho neza si mu bukobwa ntabwo byari cyane kubera ko maze igihe nshatswe ngewe ntabwo nshatswe vuba umaze imyaka ingahe mu rugo ibanga gute imyaka yo gushakana ni ikibazo nire 10 sai postinga se yari kuri anniversaire tukabona yishyize 10 kuko ugiye kuganira n'abamama kandi reka kubisiga ku ruhande kuko uraganira n'abamama abamama bagukurikiye hari isomo ryawe bakeneye kumva ndafite imyaka igera mu 18 nukuri nese wari uzi ko nashatswe ejo okay ahubwo kuratuma ya topic ikomeza kuremera imyaka 18 umugore w'umunyamurenge umaze imyaka 18 washatswe mu rugo ni bangahe bakimeze nk'uko umeze kire hara uzi bangahe ni bake kwari benshi aya barasambutse ni ukuri kose ni benshi uragaragara nkaho umaze imyaka nk'irindwi mama ye nk'umunani gusa iryo 10 rindi rirengaho icyo wambajije ntabwo ari wowe wenyine abantu benshi bazi mufite nk'abana 2 3 noneho hari n'igihe bamwe bazabesha akamagira none n'umukobwa nyine uraho usa n'uwakize ariko niko maze igihe nukuri kandi nibisanzwe none se abafite aba bana bose nk'uko kwanjye nsi bisanzwe wewe ntabafite nsi tumeze kimwe murenze iki kurabona tumeze kimwe cyane yabona hako ngene ibanga ririmo nukwiyita ukareka kwamba wirekura ngo umaze imyaka ingana gutyo nanje nkaho iyi myaka ndamurenze umaze imyaka ingahe mu rugo Cheledi 16 ni hafa murantunguye cyane kubera ko imyaka naza ntekereza ndari kubabarira wenda nk'icumi nk'umunani bigenda bite rero tugiye kuganira n'abamama dukurikiye bigenda bite kugira ngo ugumane itoto n'ubuntu bw'Imana buturiho ubuntu bw'Imana se yabakijijwe si benshi abafite abashumba bayafite si benshi oya nyine nakubwiye ngo aho rizingiye ni ukwitaho ntiwirekure nyine ngo wamumva ngo niba afite abantu 5 ngo nashaje ndeka nitware gutya nyine ugize izo ndangagaciro z'umumama aho kandi nyine ntiwama wirekura ugiye kujyakiriya mu gana abanyakenya ikindi kandi iyo uhuye n'umugabo ugukunze ukwitaho Nje kurara komeza nyine agasigasira kwa kuntu nawe nyine wumva ko ugomba kumera gusa neza kwitaho kuko ifite ngo nyine no utakwitaho akwitaho kaguti rega ngaho bivuge nawe yahite yumva wenda nanje numvireho nuko gufata neza nikagutuma umuntu yamufata gute twebwe ndiko watubonye no tugiye kubivuga ko watubonye ngaho mpibanga twitaho nawe kuratoza nyine naribaje ngaho mpaka banga ikibazo cyo hekera naribaze ngo ngaho mpaka banga noneho nganiriza mufata neza nta mutoto nta kugufata nabi nyine niba ari amavuta meza ugombye aragushikira nyine ayakugurire cyangwa nawe yigura ariko nyine ni urugo mwese mama bikoreye hamwe kakwitaho ukarya neza yawe nabi wasaza vuba uko nyine mu by'ukuri
ariko nyine no kwitaho biba bikurimo, si ibintu wikora, biba bikurimo nuko ugakomeza ukiyegera ugakomeza ugasa neza. washakiwe mu mujyi rwose. okay ubwo wenda bifite aho bihuriye. nashaka kuhavuga biratuma ariko munganiye icyamufashije byose no kuba mu mujyi nabyo biza bifasha. Kuba mu mujyi, kuba warakuriye mu mujyi nabyo biza bifasha yuko wakomeza nyine ukaba umunyamujyi, kuko iwacu ni umunyamujyi cyane. ni ukuri arashaka ko akunde aza kurusha ibiri cyane, aza kurusha ibiri. ariko hari n'ukuntu bene ibyo bintu biba nko mu maraso ndagira ngo navuze hari ukuntu biba mu maraso mu by'ukuri nyine ukabyiyumvamo atari ibintu wikora ukisanga ariko abantu bakabikubona ya rusake ntiyabeye kandi wowe ubona ari ibisanzwe. Igihe n'ibisanzwe nta birenze ni nk'abandi bose, ariko ni uko wari wabimbaje ngo niko ubibona. iyo ugiye gusohoka mu nzu uza witegura igihe kingana gute nko kuvuga ngo ugiye gutora ukuntu wambara, ukuntu ugenda, ukuntu ugiye hanze? Ndenge byose byarabitindaho ni ukuri kose ko urebe ko ko twatubona byagutwaye umwanya cyantwaye umwanya ndaba umunyamakuru nta make-up niyo yantinza ntayo. none se kwambara gusa gasohoka tinda nyine kuko kujya abamama nyine gusa twitinza gusa, ariko nta bindi bintinza mu by'ukuri ntabyo. ni gute ushaka kudefinisa umugore w'umunyamurenge w'umusirimu? mamanzi ngaha kandi ariyo musirimu bababaza ibibazo byagaguye none nakasa mu mutwe. umusirimu rwo tubwire. ubusirimu ni ukubwasa n'imyambarire n'iki? ubusirimu ni ukuri ni mu mutwe gusa. gusirimuka ni mu mutwe, hakamera nka gute? ugasobanuka nyine ko ariko iyo buri mu mutwe buza n'inyuma nuko kari ku mutima gasesekara inyuma ukazasesekara ku munwa, kugenda, kuvuga, ko wambara. Lady umusirimu iyo bavuze nk'umuntu ni umusirimu uza wumva iki? akenshi umuntu aba umusirimu ugendeye ku mico iwanyu, noneho ugasanga umuco musanganywe w'ubwoko wowe wenda ubirengejeho. simbyica ni ukuvuga ngo wenda kuri iwacu ukuntu nzamubona ari umusirimu, tugiye mu muco w'abanyamurenge yarawutaye. oya tiyawutaye ariko ni umusirimu yarawurengeje. ni umusirimu muri uwo muco. kurugera tubiziranyeho, njyewe nza nambara ibitenge cyane, iwe ntabikunda. ugasanga iwe abaye umusirimu kuko atambaye igitenge, kuko igitenge ni umuco w'abanyamurenge. ubwo utacyambaye yawutaye. sivuze ko yawutaye, ahubwo niho abaye umusirimu. kuko yataye wa muco. naba umusirimu mu myambarire. igitenge nacyo si ukuvuga ngo ni igiturage. igitenge si igiturage, ntabwo mbyemera. rahira ni ukuri. reka banza tubwire bitewe n'igisirimu ufite. si njyewe oya siwe mbavuga, ariko nawe mutanzeho urugero. njyewe wenda twita umuntu ko yabaye umusirimu iyo mvuge ko yarengeje nyine bijya by'umuco wanyu akarenzaho. umusirimu ni mu mutwe, ni mu bitekerezo. yavuze ngo umuntu aba umusirimu iyo yataye umuco. kuko njyewe tubwiye karabivuga mu rurimi rw'ikiyobozi, ariko reka twe tubisobanure neza. ati iyo umuntu yarengeje ku muco, iyo awurengejeho ubwo biba bibaye iki? sibyo? bivuze ngo niba yawurengeje yagiye inyuma yawo,
ababaye umusirimu. ariko akenshi umuco w'ubwoko uzi ubw'igiturage cyane. Ariko hari umuntu icyo sinemeranya nawe yuko umuco ari wo giturage. Sinemeranya nawe kuri icyo ngicyo ko umuco ari wo giturage, kuko urashobora nta muntu iyo umuntu ari burya uwo twita umusirimu ntiyambara igitenge ngo ariko nguriya mama ni umusirimu yambaye cya kintu n'abandi baza bambara. Yego. None ubonera umusirimu he? Niho tukiri naho ngaho niho tukiri ko binyobeye kuri iyo mpamvu nababiye ngo umusirimu ni umuntu umeze gutya. Umusirimu hari ikindi ni mu mutwe ni ukuri no mu bitekerezo byagutse. None se mama ye tubona umuntu mu mutwe ari umusirimu mu mutwe iyo bigaragara yakoze iki? Biterwa n'ibikorwa akora pe. N'uwenda uko yitwara muri sosiyete gutyo. Ariko akenshi ni ukuri kwitonda se n'imyambarire irakonta ntabwo nabisubije inyuma. Irakonta pe nayo irakonta pe. Ariko kandi ushobora abatuboye so barimo kubona kwakitura hano bakikokinga banya ariko nyine ukuntu gucyo mureba kandi yikokinze pe wewe yambara ibintu biri simple ukabona ati bihuye nyine ukamanda wese arabantu batazabera oya so kuyaga ukuntu yakwikokiye karama amapeta nayo kanashira hano bibaye ngombwa ariko bireba nyine ukabona tuzabishana ariko nyine mutwandikire muri comment section mutubwire ngo umusirimu umugore w'umusirimu numeze gute cyane n'ukuri. Siko umugore w'umusirimu agomba kuba yujuje iki kugira ngo yitwe ko ari umusirimu muvuge ngo ni umusirimu. Ariko umugore w'abasimu ushize nti wari urimo cyewe ngira ngo ni mu kiriyo cy'amakanika ni hehe twari turi fundraising fulani Gidurayi. Ndahibutse ntiwari urimo bashizemo kweri bashizemo kubera ko ndi umukiraredi gusa ndagufashe wari urimo njyewe bampagurukije kubera ndi umukiraredi ariko ntabwo bampagurukije kubera ko ndi umusore kuko ntabyo niyiziho. Ntizizi singiye kubesha kuri kamera nta n'umuntu ubyiyiziho nta wakwicara ngo wambaye biva mu n'abandi babivuga n'abandi babikubwira n'abandi bajya babikubwira nose hari umuntu ujya wicara akamenya ngo ndiki. Sawa reka noneho dusoza ubwira tuve kuri kano twikomereze ku yindi topic dufite. Yego iyo kwa Mushishi wewe iyo bakubwiye ngo umusirimu bazavuga ko ari ukubera iki? babajije mama Angel iyo bakubwiye ngo uri umusirimu bazavuga ko bashingiye kuki? iyo umuntu none se kurya umuntu ntajya kubwira ngo mubaze ngo se ubimbwiye ushingiye kuki habo ntumubwira ati uruye urakoze. Jewe nzashaka kukimenya kubera ko iyo ntakimenye nsigara muri confusion. Oya niba ari cyo wakunze nkunda urugero kubwire ngo wambaye neza wenda okay ico gihe ahita umenye ko yakunze imyenda. Yego ariko nakubwira ikindi kintu ntadefinise cyangwa ntagisobanure nyine usigara muri confusion yo gushaka kumenya ikintu yakunze hejuru uzosubira ugikore gasubire ushimire umuntu ntabwo yakubwira ngo uri iki ngo nurangiza ujya kumubwira ngo sobanura icyo kintu impamvu kivuze usa nkaho utesheje agaciro ikintu yakubwiye ahubwo rero nakubwiye ngo wambaye neza ujye umushimira hanyuma wenda bagera mu rugo wenda wicaye ukitekereza se koko nambaye neza wenda byari ibyo kumbwira nyine nawe wabireba ukabona koko ushobora kuba nambaye neza. Nimba bikubwiye se adafashije nawe ukagenda ukabugendeye mu kigari ibyo biramureba kuko iyo umuntu niba ndiko kuenjoy uya nyine wowe wizera cya kintu naho kuko iyo umuntu akubwiye ngo uri iki noneho ugasigara ubitekerezaho umufashe nk'iryajya kandi mu by'ukuri wenda yabivuze abikuye ku mutima ariko kubera ko utazi ku mutima w'umuntu ariko kumubaza ni byiza akaba nk'unsobanurira wenda ari umuntu nyine mumenyeranye umubwira ati se kumbwiye gutya koko nibyo urabona nyine koko ibyo mbwiye ari byo ariko umuntu gusa wenda muye mutaza kubwira ati wenda wambaye neza cyangwa umeze gutya umbwira ati n'ukuri urakoze nuko anyway reka twiganirire twinjire mu barwanashaka mu madubu nawe uri idubu ntiwatubonye idubu cyane ntabwo tubonye hariya twagiye ku mwari mwagiye kugira gute duhera
nabonye video muryamye mwarambaraye mu misozi bimbaza n'ijubisi bimbaza n'ijubisi byagenze gute zaje biti biriya bintu byari byaturenze niwe wabyorganije uravuga ngo muje kuryama murambarare ku misozi bitewe n'ibiturimo uvira yabaye tombe ni ukuvuga ngo yari yabaye tombe noneho byari ibintu bitugoye biriya bintu wa muntu we ni ukuvuga ngo wakaza ureba abaturage bari Uvira bari bamaze nk'amezi 9 bafungiranye baboshe bataja ku isoko abana batiga kuko abandi babiga mbese kandi wareba amaherezo ukabona neza bari muri jenoside kabona umunsi bizo turika sinzi uzosimbuka byabaga biri biturimo cyane sinzi ukuntu twabitekerezaga noneho tukabisengera tugasenga Imana ngo bari abantu barinde wa Mana we icyo ni kimwe niba ari abantu babaga Uvira cya kabiri ni bari abantu bari ku misozi wacu bari ababyeyi bacu ndabakunda mwa bantu mwubahwe ndabasuhuje abantu bagumye ku isambu nzambubaha cyane uzobafata nka gute ayiwe ndabakunda nukwanga ibiganiro bya tuzi ko iriya YouTube iriya channel ya Umurenge 5x5 kizi ncika ikiganiro hari n'indi ngo ni Rafiki Bora ndabasuhuje turabaramukije cyane gusuhuza ko ndavuga mu Kinyarwanda turabaramukije cyane isaramu nyinshi kuko tubakurikirana kabisa 5x5 iyo ubonye abasaza bari hariya iyo batangiye kuvugana bari abakecuru bari abantu bamba mu maraso none ngo bigere nyine kuri aya mezi ureba ukuntu babafungiranye hamwe bari mu Minembwe nabyo umunsi 10,000 na bingahe by'abarundi bizamuka hagaragaye aka video byabibyina ku musozi naraye nicaye buraca ukuri naraye nicaye buraca ngatekereza noneho wareba umubyeyi ufite utwana nk'utu twanje dutoye wase uriya mwana karaziriki bari ababyeyi ko baraziriki bikadutera agahinda amaze ngo twumve ngo Uvira abaye tombe Mana ikintu dukoreye natwe turabikwitura niko kugenda gara ku musozi kubera ko twarasenze cyane twarabyifuzaga ko bizoba kandi bitambuka amahoro tambuka amahoro nta rusasu ruvuze Uvira nuko twaba nta kindi twokora tugomba kuja ku musozi tugasenga Imana tugashima Imana tukavuga Mana ikintu dukoreye jenoside itabaye Uvira ngo ibe mu Minembwe turirirwa tugushima jenoside kuriya yari ihari nuko yahagaritswe ariko yari ihari yari ikomeye kandi bari kubajya nkuko kw'imitsima abantu bazagira ngo jenoside ni ugutema abantu oya jenoside ntabwo ari ugutema abantu niyo twari tuzi niyo izwi na jenoside yakorewe abanyarwanda ni ukuvuga ngo jenoside bije kugera igihe cyo gutema imaze igihe yari yinjiye mu bantu kuko nk'iriya yari mu Minembwe yo iriya Genocide Watch yayigarutseho iravuga yuko yabyanditseho birahari ivuga yuko iriya ari jenoside iri mu Minembwe iri gukorerwa Abanyamurenge bayita ngo ni genocide by attrition mbese niyo kwicisha abantu inzara kwica abantu gahoro gahoro utabatemi so iriya yari jenoside rero mbi cyane bivuze ngo yarahagaze kandi hagarara bitunguranye uko kigafura Imana yaradutunguye hamwe na twigwaneho na M23 mwaradutunguye kugira ngo muhagarike iriya jenoside yari imeze kuriya byaradutunguye cyane tumaga tuje guserebura ku musozi dusenga Imana twishima tubyina
mwateguye gute kugira ngo muje mwari musanzwe mugira iriya groupe yo kuja ku misozi byabafashe muri rya joro Uvira yabaye tombe byagenze gute? Ubundi abamama nyoboye ba Kasarani bose n'abagwana shaka bose ni amadukazi bose uko bangana sinzi ni amadubu mbibaziho ni ukuvuga ngo twese twari ku rugi turekereje ngo twumve ikibatombe twari mu mwuka ni ukuvuga ngo iriya gurupe ntisanzwe ihaba yavutse wa munsi yamivuka wa munsi gusa nyine turi abagwanashaka dukora ibikorwa byinshi by'abagwanashaka nyine ariko kugira ngo twiyorganize kuriya twabiteguye cyane twama dushiraho agatangazo gusa tugende kandi kambanze ngaruke hano turasubira kuri Chair Lady. Uvira yabaye tombe uri hehe byari bimeze gute kuri wewe? Uvira yabaye tombe nari mu rugo nari mu rugo hanyuma rero nkuko yaravuze twese byagiye bisa n'ibidutunguye kuko twari tuzi ko n'intambara izaba ikomeye pe kuko n'ubundi twumvaga ko ariho hantu hazaba intambara irenze wenda n'ahandi ahandi zagiye zitangira ariko nyine ahantu twumvaga hazaba intambara ikomeye ni Uvira ariko nyine twatunguwe n'ikintu Imana ikoze bihita biba nyine nko guhumbya no guhumura kera twumva ngo Uvira yabaye tombe. Waserebuye gute? Mana yanjye filime wari mu mfite ni filime ntayo wambonanye ibikoresho nukuri kose umuntu nyine wumvaga hari n'igihe umuntu wumvaga se birasho nibyo koko cyangwa sibyo ariko nyine biza kuba impamo aho umuntu wese yarari hari abantu muhaguruka akiterera mu nzu ugafata telefone nyine ugatangira kuvugisha abone si ibi bintu nibyo koko nibyo nuko mu by'ukuri imitima yuzura ibyishimo dushima Imana kubyikoze niyo ya mbere twaje gushima kuko niyo ya mbere hanyuma rero dushimiraga twirwaneho n'intare za Sarambwe zabigizemo uruhare nuko natwe gabibona kudusesekaramo burangene babonye twagiye guserebura hariya babonye ko twacinya akadiho turishimye Kinama urebye Uvira yamaze gufatwa irasubira bahita bababwira ngo bavemo hari icyo byabafekseho ari n'ikintu na kimwe kuko twari tuzi ngo icyo Imana yakoze yagikoze tize yivuguruza tibishoboka n'ubu kugeza n'ubu wenda intare za Sarambwe turumvaga ngo zagiyemo zagize gute ariko nanone dufite umutekano abagize wasiwasi abo bagize wasiwasi naje ari bampamagaye babimbwira kababwira ati nyabuna ko mwabaye gute hari igihe Imana iza yivuguruza se bibaho iriya ni politiki ariko turimo yabaye tombe turahari ni ukuvuga ngo umutekano ni wose mutuze amahoro ni yose twarayahawe nuko wumva njyewe numvishije nta kintu na kimwe binkozeho abe na kimwe kabisa uko nakomeje nserebura nishima niko byakomeje sinigeze mpungabana njewe ku giti cyanjye ubu nyine turi gusoza umwaka mu Minembwe bizihije Noel ejo bundi nyuma y'imyaka myinshi batazaba bamenya ngo Noel biza bigenda gute bakabatera kuri Noel mwabyakiriye gute? yewe twarishimye nje naranashimye mu rusengero kubera ko nawe wateye ya haleluya wa mukecuru wateye ngo Uvira tombe ariko urabona ukuntu Uvira yatunejeje de twarishimye cyane cyane birenze ni nacyo cyaza kidushimisha akuzi iyo umwaka urangiye ukuntu abantu baza bishima wenda nkatwe turi hano nubwo turi mu buhunzi hano muri Kenya ariko tuzatwishima ndewe twishima sokana abana wumva nyine mutuje mufite amahoro noneho kuva ngo iwacu kandi wareba ukabona aka karengane ni ukubera iki ari Noel zarabaye ariko ni Noel y'ubushize niyo yambabaje cyane iyo babateye kuri Noel babateye hafamo umwana w'umukobwa w'imyaka nka 10 umwana yanze kumva mu mutwe
ni ukuvuga ngo nabonye ukuntu hari akarengane ukuntu bari abantu babuze amahoro bene ibyo ariko ngo tumve ko bari buterane njyewe nigeze kubishyira kuri stati ndabaga nkumbuye kubona igitaramo cy'abanyaminembwe bataramira hamwe n'abanyarurambo ni ukuri nta kwezi kwashize none ndore byoshoboka tikiraba ariko ubu nyine ko baragenderana nuko rero twumvise dushimye Imana cyane kuri iki gitangaza Imana yadukoreye nta mpamvu yo kuvuga ngo buri mwaka tuba duhora tubabaye iriya nawe natwe twayiriye turi hano ariko natwe ntiyatunejeje bitewe n'ibyo twumvise byabaye iwacu hari ubwo mwigeze muba kuri Noel cyangwa umwaka musha uba muri ruguru oya njyewe ntabwo tuzi uko ibimeze oya ariko narabikurikiranaga oya tureke izo wakurikiye kuri YouTube iyo experience ntayugira experience njye sindaba muri uwo wowe tukureke wewe wayibayemo uyu ntiyobyumva rero oya ariko kubibona Noel na Bonane by'iwacu utarabibayemo ukumva abantu ntibabyijihije oya sinzibuka hari igihe utabishikira ntiwokumva ntiwoshikira ubwo buremere neza biba bimeze gute reka duhere hano niki wibuka kuri Bonane y'iwacu Bonane si ukubaga inka si babaga inka ariko nyine abantu ngira ngo bagasangira si ugusangira kwa mutera reka nje mbikubwire ni ukuvuga ngo Bonane y'iwacu okay Noel kwanza ari hapera kubera ko Noel amakanisa yose yahuriraga hamwe yego bakaja gusengera hamwe bise bagakora imikutano ugasanga abantu bavuye hirya hehe na hehe bagahurira ahantu hamwe kuri Noel ni ukuvuga ngo niyo munsi ubundi ukomeye mu mwaka usanga abana tuba twiteguye Noel na Bonane usanga abana biteguye azi ko azagurirwa ihuzu nsha nisanzwe nk'ahano urumva aya abana bahano ntibabizi abana bahano bazi se biza Noel nguramuguriwe ahubwo bajya bayiserebura abana kandi ibo bagurira igihe nta miningi ya Noel ibo ntibayizi ruguru wabaga witeguye ko bazakugurira gahuzu gasha yego ko kuzajana gusenga kuri Noel wabaga ukiteguye ukicara ugategereje ko kazoshika kakurya abana bene bazategereza birthday wenda hanyuma amakanisa yose yahuriraga hamwe yamara guhurira hamwe agakora imikutano myiza hagasubira akaba noneho gusherekea Bonane haba umwaka kuvuga ngo abantu basoje umwaka haba niho haba ibirori nanone Bonane ya hano ntizi ryo Bonane ya hano bakayisanga iriya wasangaga babazi nk'umuhana wose mukagenda gufata isahani nyine mugasanga bagiye gufata ibiro nimba ari 2-3 bagiye ariko urumva buri wese azavugaga aje anabikurikiranye n'abantu afite n'amafaranga na famille ufite iradetermina n'uburyo n'inyamukeneye ariko kubana n'abantu bato uburyo baba bayiteguye bitandukanye wenda n'abakuru is expectation nashatse kugaragaza uburyo abo bana rero ibyo zishimo ntibigize babibona muri iyi myaka bamaze nuvuga ngo abana ibyo zishimo ntibigeze biza kuri Bonane nuvuga ngo kuri Bonane mwararyaga mumaze kurya za nyama neza nibwo abana basohoka kuja gukina ku kwezi nijoro ku kwezi nijoro kuri Bonane noneho bakarasa iyo baranarasanga nyine amasasu ya nyayo apana izi fireworks oya ntabwo bibaza iriya ruguru ntabwo baturitse kibaza turitse bino izi fire iyo ni amasasu nyamasasu avuye he avuye he kandi ntahaba oya nyine wenda nko mu bihe bitari by'intambara none igihe intambara ihari bararasaga okay twakuze twamenye ubwenge intambara iba muri Kongo twavuga ngo wana ari yagusanze cyane Jendo umunyamurenge twese nuko waje mu mujyi imbere yaje
oya za noheli rata zadusanzeyo nyinshi So- Njye Noheli zansanze Uvira niho twakunze kuba. umuntu utarariye Noheli y'iwacu, yaho bonane y'iwacu, Ariko- bonane mwaka mpya. ariko tugiye kuyirya ni yonyine niyo ubutaha Kuragenda? twatashe Reka ni ukuri eh uko niko kuri. uri mu kubyimvamo. izishize zarancitse ariko iyiza tizoncika Vugisha ukuri, uko niko kuri. ukuntu ukiri hano. aho yaye timundebere hano gishobora kuba ari ikiganiro cya nyuma. nibyo da Niba wamashije uzonkoreho. tujane jane afimedi wewe uracyari ino Reka. makubona uracyari ino Gute? kureba tukakwibwira turakureba Kurabona ndi no gute? uracyari hano aracyari hano wowe ntupfa kurekura Kurashaka ngo ngume iyo hano? mikoro vuba kandi Nezi wacu sinoyifata. aho ya ahubwo ibi niho Si bigomba bikenewe. kujya ntikenewe rata kugira ngo uyizane tuyizamure iwacu Niguhe. ahubwo uyizane oya uyijyana tuyizamure nitumara mu misozi y'iwacu Oya, wayijyana ariko ahubwo, iwacu uze gukorerayo. haba ubusitani bwiza bw'umwimerere. Kandi wumva wowe ntabwo uzi, wowe nta makuru ufite. ndamuzi nagezeyo Kwanza- gatoya oya wavuze Noheli simvuze ko utageze ruguru. Wagezeyo? Nabayeyo wenda Noheli gusa niyo ntibuka kuko wenda yansanze nkiri umwana muto simvyibuka cyane ariko nabayeyo nabayeyo 9 n'umunani nigeze kuzamuka muri vacances ariko icyo gihe bari baduteye Uvira intambara yigeze y'Uvira 9 n'umunani twarazamutse nagize y'amezi 2 ruguru noneho turahahungira mu bijombo niho neza ishusho yanje ya ruguru nihe naho ngaho nza nkibonera kandi nari mukuriho nyine atari nka kera. Mbabaze tuze nze ku kintu wenda c'ingenzi canya abagore, aho iyi ntambara yatangiriye twabonye ubutwari bw'abagore byagenze gute kugira ngo abagore mubyiyumvemo kuriya ko abagore barahagurutse mu buryo wenda suko butangaje budasanzwe bukorwa cyangwa mobilisation idasanzwe ibaho? Abagore ubundi turemye mu marangamutima kandi abagore tugira ishaka kwanga ibintu byabaye iwacu ni akarengane. ushobora gukora ikintu wenda ku rugero ukiba umuntu w'umujura noneho bakamufata bakamuhana bakagira ngo tuzibone nyine ko atarenganye ariko ufasha umuntu gusa uramurenganyije icyo kintu nticoreka kuguhungabanya nawe. Iwacu habaye akarengane tubona bitari ngombwa tukibaza impamvu baturenganya kuriya ntacyo twakoze kubera ko ariko twavutse turavuga ngo niyo mpamvu twagutse abagore tugira amarangamutima tugira n'ishaka cyane bitewe rero n'akarengane kabaye iwacu twumvise rero tugomba gufatikana n'abana bacu MLDP twigwaneho n'intare za Sarambwe kugira ngo turebe kuko twokwikuraho ako karengane. Niyo mpamvu abagore bahagurutse cyane buriya. Iyo urebye ni iyihe impact bigira cyangwa se bifite ku gitsina gore na generation ikurikira izaza? Ngo ni iyihe impact cyangwa se ingaruka ubona bizasiga? Tibigiye kuba ari ibintu uvuga ngo bahafashe bigahita bishira ku mugore kuko wenda reka bisobanure muri buno buryo nzoroshe turumva ko tubisubiza. Ikiba mu busanzwe igitsina gore mu banyamurenge tibabaga mu bintu reka tubyite yuko by'ubuyobozi by'imiyoborere by'ibiki n'ibiki none dore uricaye lady siko kandi kurakora imirimo imeze nk'iy'abagabo bari gukora. Ese tuzotangaza babaye chairman lady w'abantu bose bitari abagore
narivuze ngo ni iyihe impact ibi ngibi byazanye, muratekereza ko bitagiye guhita bihwama ngo ubwo hafashwe cyangwa bigiye gukomeza mu buryo bwo kuvuga ngo abagore bafatanye n'abagabo gukomeza bakora? Tibishoboka. Ikintu ubundi umugore ashizemo imbaraga, ikintu umugore akunze kiza gikunda kugira imbaraga. Ni ukuvuga ngo impamvu bidafite impact mbi bizokomeza, urabona ko ni nabyo bizotuma iwacu harimo. uyu munsi nshobora kuba ndakunze gusubira iwacu ntakunda, bigatuma n'umugabo nyine atashobora gutaha kandi yari afite umutima wo gutaha. Ariko kubera ko umugore mbishyigikiye ni kaka kanya, rero kubera ko twashyigikiye iwacu cyane twahagiriye inani, niyo mpamvu kiriya gihugu kigiye guturwa kurusha indi myaka yose cyatuwemo cyane. Ni ukuvuga ngo abagore ukuntu twiyumvamo bizatuma dutaha. Noneho kwa gutaha kuba mu gihugu bitume igihugu gitekana, giturwa nyine, gisubire cyubakwe, gisubire giturwemo nyine n'ubwoko bwacu. Kurakeka ko umugore, abagore bari n'abagabo b'imfura abagabo kugira ngo batahe cyane. Byashoboka bitewe na ubu nyine umwana mutoya, aba bana bacu twabyariye bumva ibintu by'iwacu cyane, kuko bivuze nyine kubera ba nyina, rero so ni ukuvuga ngo umwana aza amenya ngo iwabo ushago ni muri Kongo. Wenda kera siko byari bimeze, ariko kubera ko byavuye mu bamama babyinjiza mu bana, niyo mpamvu bizogira imbaraga. N'aba bana bacu abangaba bazokorera igihugu cyacu. Tugaruke kuri wewe, urakeka ko ubu nyine umugabo akubwiye ngo dutahe tuje ruguru, uwo mworohera bingana gute? Namworohera reka namworohera, gusa nyine hari ukuntu ibintu by'amayira wenda nibyo byagorana. Ariko habonetse ubundi buryo gusa uvuga ngo murahaguruka mwisangeyo. Mwisangeyo gute? Ariko bitewe n'ijye imbogamizi byaba ari amayira icyo gusa, kuzamuka sinzi ko byakoroha, mbese imbogamizi neza. Ariko bigiye ari nk'indege igenda ikabatura, indege twagenda nukuri gito cyane n'izo mbogamizi. Mbese imbogamizi kuri we nuko ugenda n'amaguru cyane, ariko amaguru gayo n'ubundi ntugenda nayo uvuye hano, utangira kugenda nayo wazamuka uvuye Uvira, nabyo byaba ari imbogamizi ikomeye nukuri. Twabonye ko Fani yagezeyo. Fani turamuramukije, ni intwari kazi nyine, turushije. Ariko twagenda pe kubera kuntu nyine ubunyine tumaze kubyumva, twagenda. Ariko nyine mugereranyije mubona abagore bari kuzumva ku kigero kingana gute? Ni ukuri nka televiziyo reka nyabona ngiye kuba hano banje bano umunani muri Kasarani nka 80%. Tureke kumva gutanga amafaranga y'imisanzu no kugira gute, abagore bumva ko bova hano bagataha. Mwari mwagera kuri iyo etape yo kuba mwuganira ngo dutahe? Ariko nyine nibyo biriho ubu, nibyo twadusansibiriza ngo dutahe. Gusa nyine aracyari imbogamizi pe. Wenda umutekano turaba juste nyine ngo waba uvuga ngo ntiturahagurutse, ariko turi mu nzira. Mukabona abantu barabyumva cyane pe. Ega kuba mu mahanga twagiye tubisobanukirwa birarusha, turuhishe, turarusha. Nagaye ko buriya kuba umunyagihugu tabisa naco. Ku rugero nk'ubu hangaha nshobora kuba mfite amafaranga menshi pe yo kubaka inzu, ariko sinoyubaka. Muri Kenya sinoyubaka kubera ntabwo uburenganzira mbifite,
kandi uyu munyagihugu wo muri Kenya mukora akazi kamwe dukora akazi murusha amafaranga ariko iyo kwamona gushaka banza nuko ayanje gusa ngo nukujya no kwambara ni ibintu bigayitse cyane ariko tugomba gutaha iwacu tukagira ubwo burenganzira tugatunganirwa kanto ni sawa think ko ku muntu ubyumva cyangwa se wabaye impunzi of course uriweyo ubwo birumvikana ariko umuntu wese wabaye impunzi azi ako kantu urakavuze gahita karyana mu mutekereza limitation impunzi zigira kubera stati nyine yuko ari impunzi kuba impunzi ni ikintu kibi cyane nta burenganzira na buke uba ufite n'agasuzuguro kenshi akenshi hano twebwe barabatema ugasanga abasore bacu bagiye mu tuzi barangiza bahurana n'akarengane gusa waravuze ko wakuriye Uvira urebye abanyabuvira Uvira irimo amoko menshi sinabavira gusa harimo amoko menshi yo muri Kongo aba hariye urebye imyumvire y'abantu ko yari imeze ubu nyine yikuze inshuro nyinshi cyane kubera ideology leta yigisha abayobozi bigisha urwango rwigishwa ibiki byigishwa utekereza yuko urebye iyo societe n'ibintu bivugwa yewe mwaramwumvise nejo ibyo muvugizi wa leta nubwo babesha ngo bamukuyeho biriya no kwiyerurutsa ariko yasize atanze virusi yinjiye mu bantu iriya virusi utekereza ko izoshira mu bantu abantu bakabana amahoro igomba gushira irizoshira ko tubitekereza nitubona ubuyobozi bwiza buri ubuyobozi buza buhindura buri impamvu ni virusi cyagenda nuko tugifite buri ubuyobozi bubi ariko ideology zihinduka mu kanya gato nukuvuga iyo ideology y'ubu butegetsi bubi buhari kubera ko dufite ubutegetsi bwiza buturisha abantu bose bumvisha abantu bose kubana amahoro ni ukuvuga ngo twese ndatekereza ko Uvira kariya kavuyo nikamara kuhava neza bizokunda ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwiza rero nibuza buzozanira ideology nziza noneho izokwira muri bose akavirusi ni akanya gatoya kakama kava mu bantu ariko nk'umubyeyi ufite abana hari uburyo uvuga ngo kujana abana baje muri iriya societe imeze gutya ntikazamo kuba umunyagihugu hari ubundi gutaha ni ukumasha abambere bazaba baramashije kandi n'uwo mwana n'aba victime akaba victime ariko ari iwabo bifite icyo bivuze cyane pe ni ukuri si kimwe kuko nawe mu mahanga turakibera hari igihe usanga umuntu arenganiye mu mahanga sinkanzwe kurenganira iwacu ariko ndatekereza ko bizohinduka biterwa n'ubuyobozi bubi ariko n'indege zizoza yavuze ngo ngo akeneye kuzogenda n'indege ahita landinga iwanyu ruguru ni mwebwe ni hafi imbaraga n'imodoka iriya barabara ntibarifungura wowe uramushitse ariko nanjye sinzajyaga iwacu kavukire kwa papa ntajya azajya kwa data uko ni mu Mibunda mushatswe mu Mibunda mwembi kandi hamwe siko urumva mu Mibunda si hafi Mibunda ni nini Mibunda nayo ibarabara rizociriye inyuma sinzi ngo ibarabara rizarihurukayo byarahurukaga nuko nyine igihugu bacishe ariko reka tuvuge ngo indege izambe gutura ku kibuga cy'indege ni hafi y'iwanyu nzageraga kibuga cy'indege international iri ya ruguru international ngizo mu Mikenge si hafi y'iwabo aho ni si hafi no mu Mibunda ntabwo mazi
nza ngandiriye international airport ya Mikenke izaba yegeye kizaba guturaho gutya sinshobora kumenya naho biherereye. anyway ego niki mushobora kubwira abagore bakurikira Fremedia ubu nyine bagenzi banyu wenda babyumva cyangwa se batarabyumva ariko turi ku musozo dusoza ikiganiro message yanyu nk'abagore by'umwihariko b'abarwanashaka Here kuri nje kapere icyo twababwira ni ugukomeza gukunda igihugu no kugira ishaka no kugikorera. N'ubu ngubu imisanzu iracyakenewe nyine bivuze ko umurego ngire twari dufite imbere n'ubundi intambara zigikomeje wenda ubu ngubu amahoro nyine ari kugenda aboneka ntibihagarare kuko urugendo ruracyari rurerure. Rero icyo umuntu yababwira ni ugukomeza gukunda iwacu tunazirikana gusubirayo nubwo tuvuga ngo uyu munsi ntitwajyayo ariko mu by'ukuri bibe mu mitima bibe mu mitima umunsi n'umunsi gutya bizadufasha azigisha abana muza mwigisha abana banyu ibyo bintu muza mwigisha abana ko ari abakongomani cyane ahubwo bo none nabonye basigaye babizi mu by'ukuri uzi hari igihe ureba ukabona umwana ahubwo ugahita wumva arabikubajije no abana bari ku ishuri mu kigo iyo bari nk'abanga uzi ko ataka kubaza ngo ko yumvise gutya noneho ugatangira ukamubwira nyine umuntu ngiye basobanura ibyo nzi sinzi birebire cyane ariko ibyo nzi ndabibabwira ariko mu by'ukuri icyo twabwira bagenzi bacu ni ugukomeza nyine gukunda iwacu kandi dutahe amahoro yabaye gutaha nuko yego kuko mugenzi wanjye sinja kure yiwe ijambo rimwe ni ugukomeza gukunda iwacu kuko n'ubundi twagize ishaka iyi ntambara igitangira tuyikomeze tuzoje gutura mu gihugu. Igihugu ni abantu igihugu ni abantu urebye umubare mwinshi w'ubwoko bwacu ntabwo uri mu gihugu. Rero birasaba ko twogira iryo shaka rikakomeza noneho rikarenga uko tubitekereza tukava ku nyungu zacu z'aya mashanyarazi kuko nayo twarayizi turashaka ko ibingibi bimurika gutya nabyo bigomba kumurika iwacu mu gihugu cyacu. Rero mu ijambo rimwe dukomeze dukunda igihugu hanyuma tuzirikana gutaha tubizirikane bitubemo tuzotahe igihugu cyacu ni cyiza tuzoje kucubaka kimere nk'ibi turimo iterambere iterambere. Ikindi yarakomojeho ni imisanzu tibumve ko ngo nimba uvira yabaye tombe cyangwa se iwacu habaye amahoro noneho noheri baba yizihiza neza ko bumve ko ibibazo byarangiye turushiriza ahubwo kuko kiriya gihugu nitwe tuzocubaka kandi umusanzu wawe dukeya uza utanga nitwe tuzubaka igihugu. Ni ukuvuga ngo dukunda igihugu dutanga imisanzu tubyishiremo no gutaha tuzafata iya mbere mu gutaha. Haracara akavuyo gato keya ariko tugume tubyumve mu maraso ku buryo nikarangira burundu tuzama duhindukira dutahe. Yego murakoze cyane ndabashimiye kandi iyi ni message ireba umuntu uwo ari we wese w'umunyamurenge yewe n'utariwe kuko nidutahara abandi tuzojana cyane ntabwo ari twe twenyine natwe kimwe nuko natwe tugiye gutura mu bihugu bitandukanye tubana n'abandi inshuti nyinshi. icyo mvuga ku muntu ukurikira Fremedia ndamushimiye kubw'umwanya wawe gukurikira ikiganiro kubugeza aha ngaha ufite ibitekerezo byawe byinshi andika muri comment section nkomeza kukwifuriza umwaka musha muhire kugira ngo Imana ikomeze kubarinda Imana ikomeze kubagira neza 2026 uzaba umwaka wawe rwose ufate customizing ubu wawe 2026 uwo mwaka Imana iwukugabise Imana ibarinde kandi ikomeze kubagirira neza. Ciao ciao. A world of stories.